ni iyihe filime iri kubigukorera? Woman King. Woman King. Nice. Siko nanjye rero ndi kureba. Irimo kubica bigacika kandi. Okay, good. Yes, ikaze nanone rero hano ni kuri Kagoma Empire aho muri kumwe nanje Vedaste nuze munamye the one and only cyangwa se MC VNP nk'ibisanzwe ahangaha kuri Kagoma Empire. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'icyamamare ni Mzee Simba Ndiho cyangwa se la patron du capital. So Mzee Simba Ndiho ikaza muri studio. Murakoze cyane. Wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye? Ntabwo nze aho wibonye, niba ari kuri telefone cyangwa kuri televiziyo cyangwa ahandi hantu. Wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye noneho ku mashusho? Nibonye kuri telefone niho navuga. Mbona nese numva ko numvisha ari sawa cyane yuko ubwo nibwo nari nkoze ishusho n'ubundi ishusho iza ivuga ari ngiye uvuga n'ubyo inama atari byo ndo kuvuga ngo umuntu ngo arapirase ngo bamugize baciye ikoranabuhanga bajya gukora application runaka ari ngewe numvishe nishimye cyane yuko inzozi n'ubundi natekereje no kuva na kera n'ubundi ari one. Okay, feedback abantu bakubwiye bike se harya umuntu akora ikintu agikunze akiyumvamo ariko waca ku bantu bakavuga ati yakinnye ariko ntago byari byiza. Ese abantu nyine baguhaye ni yihe message baguhaye bakubonye? Yuko ngewe narakuranye mu cameraman babahanga n'ubundi ntago n'ubundi video yanjye yaje imeze nabi, ubwo abantu baje bavuga ati ibye courage bavuga ati ubundi biri ubikorera he ubundi se nibyo bibazaga gusa uko mubikorera he birabumenyi mwabukuye he ibintu nk'ibyo ati ntago twe tuzi yuko abantu nka wenda abantu baturi inshuti ushaka gukora ikintu nka kiri ubwo ngewe n'ubundi nibyo byanteye courage cyane bavuga ati umuntu wa mbere yaje avuga ati biriya mubikorera he icyo gusa nicyo nibuka. Yego urumva kako kana ari keza. Nta wigize akubwira ati senda wakinnye neza ariko ko saka kantu ibyo ntabwo nigeze mpura nabyo no muri comment sinzi wenda hari niba nagize amahirwe nta muntu wigize wenda wicamo intege cyangwa se n'umwaka wenda ko umuntu atagira, ariko iyo ndebye nkasanga views zirimo kwiyongera ita numva yuko ibyo bambwira batari kumbeshya kunyega. Ya uti tawibwira ko ibyo uri kubonesha amaso yawe ari ukuri. Ese mu bakinnyi mukinana no uwuhe muba muri bukinane ukavuga utwo byagenda kose aka kantu karaza kuza kuba ari keza? Kuze cyane nko mu bakinnyi dukinana bose buri mu wese afite umwihariko. Umuntu wese afite ikintu aza agahita yerekana uko atandukanye n'undi, bose barambaranye kabisa mu kigero no mwitero wese muri koteye n'undi ye ugasanga ariko wese abikoze byanyabyo. Uti bose basa nk'abahuza, niyo mpamvu nyine Kagoma Empire ariko navuga ngo ni ikintu kinini, ntago ari kuvuga ngo ni bari abakinnyi tubona cyangwa se Hogoza series gusa, biba byubakiye ku bintu byinshi. Ese mu gihe cyose mwakinnye cyangwa se kuri iriya filime mwakinnye nakahe gasene wibuka ukavuga utahantu hari hahiye pe? Buriya nka episode ya 4 kane yuko ubona ko habaga wabonaga yuko nibwo tugitangira guhera kuri episode ya mbere nge umva nta kintu navuga, ariko aho hantu hafi bitubona yuko habaga kabisa buna ko harimo courage ibintu hose mbese byose ku buryo wibagiwe hari ahantu wakinnye barabaroze ukuntu. Hari aho naho ari nge mpareba cyakantira ubwoba nkuko hari nge Mukankundo ari ukuntu ajya avuga ngo yo umugabo ngo umupfumu namwizeye bihagije. Yavuze ngo namwizeye bihagije yagukubise umuti uko kubita ku gitege umugabo gukurikirana gutama. Ubwo ako kantu rero ko gakunda kungaruka mu mutwe cyane. Ugarutse kuri Mukankunda umugore wawe. Yego navuga ko mu ntangiriro ya filime byagaragazaga ko umugore wawe nawe muri abantu muhuje cyane, ariko uko filime yagiye irushaho gukura umukobwa wanyu agenda asa nk'ubatandukanya
asa nkaho ahengamira kuri Mukankunda cyane, birangira usa nkaho usigaye uri nyakamwe, ahubwo nawe uza kwihuza n'umukwe. Ese biriya bintu wabitekerejeho ute, ku buryo abantu bashobora kuba like nta sano rya hafi bafitanye cyane nkawe n'umukwe, urumva bari isano rya kure, ariko ukisanga ahubwo uri inshuti y'umukwe kandi watandukanyijwe n'umugore kandi byakozwe n'umwana? Ibintu biranashaka kwerekana yuko ibintu byose nta wamenya, cyangwa ngo umuntu yabe yakwizera umuntu cyane 100%. Iyo kintu ashaka kwerekana yuko hariho ubutubuzi, umuntu akaza akwigiraho inshuti mu buryo utabikeka, akaza akaba yarimbura umuryango. Rero niyo kintu ashaka kwerekana yuko utagomba, niba ntuzizera umuntu 100%, kandi none ntuza mushyire kure cyane, uyu ugenda hagati no hagati. Iyo kintu ashaka kwerekana yuko isi idasakaye. Uvuze kuri icyo mpita nibuka story y'indirimo, kuko iriya filime narayikurikiranye cyane. Hari story irimo y'umusore wagiye kurambagiza umukobwa, ariko agenda yiyemera cyane, avuga ko firigo ikiri hanze, ibiki n'ibiki. Ese wagira nama ki urubyiruko cyangwa se aba basore baba bafite gahunda yo gushaka ariko ugasanga ntibashaka kwigaragaza uko bari? Biriya nibyo nyine biriya ntabwo ari byiza cyane, yuko urebye nyuma nizo ngaruka twagiye twerekana zigenda ziba ku muntu. Umuntu aza nyine arazwi nkuko wavugaga ati mwe mwatangiye sinema mutwika muri mugamije iki. Rero n'ubundi nicyo kintu twarirwanyaga, umuntu azajyaza yerekana uko ari, n'ubundi yuko buriya kuza ushaka kubaka wubakiye ku kintu runaka cy'ubwiyemezi, ejo wahomba, ahubwo ugasanga utakaje ibintu byinshi cyane muri bwa bwiyemezi bwawe wakoraga uvunikira ubusa. Kandi n'ubundi umuntu ugiye ukamubwiza ukuri, n'ubundi niyo bari uwawe azaba ari uwawe, niyo yari uwawe aba ari uwawe, niyo ari uwawe. Ntuzabihate ngo uhate ibintu by'urukundo, n'ubundi ntuzajya utinda mu mayira cyangwa se ngo uvuge ngo ndacaha ngo kugira ngo uriya ngo nzamwegukane, wowe wese ubibona yuko nawe nyine byamurangiranye nabi. Ndabyibuka ko byarangiye afunzwe, birangira umwana ngataruwe, niko nibuka. Kubera ko bari bamukundiye amafaranga, batari bamukundiye ukuri. Ese bwo indi story irimo nibuka, ni umusore waje agamije gusenya urugo rw'abandi bantu. Abasore baba badashaka gukora, bagamije kujya mu miryango y'abandi bakayisenya ngo bakuremo amafaranga, bo wabagiriye nama? Byanze bikunze nabo buriya barangira nabi, yuko wamenye kurya iby'ubuntu, imyaka yawe utakaje, nibwo utakaje imyaka nk'itanu urimo kugenda urya iby'ubuntu, n'ubundi weho ubundi ko uri iby'umuntu nawe wongeye ukabirya nabi. Urabimuriye ariko nawe birya nabi kuzabona ejo ibindi. Rero imyaka 5 gutakaje nawe, iyo birangiye ushobora gushiduka ufunzwe, ubuteka mutwe bugize nkuko barabyagiye bibabaho. Wafungwa n'ubundi uwaje mu myaka 5 ufunzwe buriya bakurenze, ugasanga n'ubundi rero hari yuko ntago ubuzi gukora ikintu runaka, yuko warahugiye mu kwiba, n'ubundi waramenyekanye. Ubwo rero n'ubundi uhita usaza nabi. Ibyiza no gutegereza yuko ugatinda ariko upaka ukazagerayo. Ati ikiza no gutegereza igihe cyawe, n'ubundi kiragera kandi akarakawe ntaho kajya. Ego. Muri filime yawe nanone hari harimo umwana mutoya ariko nanone uzi ubwenge, ku buryo yabaga ahangayikishijwe n'uko warwaye, ukaba waranamubikije amafaranga. Ku buryo nibuka ko umwana yagiye ku ishuri ariko atakwatsa amafaranga kuko icyo gihe wari urwaye. Ese ikintu cyo kwizera abana cyane cyo buriya ni ikintu cyiza bashishikariza indi miryango kugira, cyangwa rimwe na rimwe nanone kugira amakenga ni byiza? Nubwo nabivuze ati buriya kwizera ni byiza ariko ntwizere na cyane. Biriya nanone uramutse yo wizera uhereye mu rugo, nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho. Buriya yuko uramutse utangiye utizera mu rugo, n'ubundi uratangira ugahomba. Yuko niba utangiye ujya kugenda ugakinga ibyumba, hari igihe uzibagirwa, wa mwana azahora ameze nk'umujura. Ariko iyo umutakajemo amafaranga rimwe na rimwe, ubwo nawe ushobora kuyamuha, ukazareba n'ubundi we icyo atekereza. Buriya uburo kumuha amateste, buriya rero ngewe n'ubundi nari mwizera ariko ndayamuha kugira ngo ndebe nawe uburyo ameze. Ariko nawe buriya umwana umuhaye amafaranga cyangwa se
ukaba umwizera nawe urakwizera, bigatuma byongera ubucuti mu muryango. Rero bikaba byiza cyane kwizera uhereye mu rugo, ni byiza cyane. Uti kwizera uhereye mu rugo ni byiza cyane, ngira ngo ni inama nziza ugiriye imiryango muri rusange, kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umwana wo mu rugo afatwa nk'umuntu w'ahandi, kandi icyizere ugiriye umwana nicyo kimuha kwigirira icyizere n'ahazaza, ku buryo aba wa mwana uhesheje igihugu ishema. Dukomeza, ngira ngo twakibaza tuti ubundi kubera iki mwabaye muhagazeho gatoya, ngira ngo ni igihe kinini gishize nta episode tubona kuri YouTube channel yanyu, niki cyabaye? Buriya iyo ushaka gusimbuka harehare ubundi usubira inyuma. Ubundi rero twabashije gusubira inyuma kugira ngo tubashe kuba twafata imbaraga zo gusimbuka kure. Ariko nta kibazo cyahabaye kindi kiremereye, n'uburyo bwo kwitegura neza yuko ari ishusho igiye kugisoka, izaza ifite imbaraga imeze nk'ije gukina mu cyiciro cya mbere koko, nkuko nahoze mbivuga. Cameraman we, abakinnyi bo bashobora kuza barahindutse, ariko cameraman we nta guhinduka, ariko afite ubuhanga n'ubundi nkuko twamwifuzaga, ariko ishusho izaza iremereye n'ubundi kurenza mbere. Urumva rero nuko nicyo cyatumye tuba twitonze guhita dukomereza aho twe turi kugira ngo tutazatsindirwa muri iki kibuga. Okay. Uti mwashatse kunoza ibintu neza kugira ngo tugeze abafana icyo bifuza rwose. Okay. Ngira ngo iyo uvuze ngo kunoza neza ibintu, umuntu yibaza ibintu byinshi. Muzakomeza gukora iriya filime mwakoraga Hogoza series, cyangwa muri guteganya kuduha ikindi kintu kitari Hogoza series? Twagiye no kubitegura, turimo gutegura ikintu kitari Hogoza filime. Okay. Kubera iki mwahisemo kuba muhagaritse Hogoza series? Yuko buriya abakinnyi bacu hariho abagiye bahinduka bitewe n'ubuzima. Bamwe bakaba bajya mu zindi nshingano, hariho abagiye gukina izindi filime ziri mpuzamahanga. Urumva uko gukora kwacu n'ubundi byatanze n'umusaruro ku bakinnyi bacu. Rero ubwo yo hahindutsemo nk'umukinnyi, iyo byiza ari ibyo bihagarika kugira ngo utange ikintu kiri karite. Ubwo rero nicyo cyatumye n'ubundi n'ibyo byose tuba duhinduye na filime. That's good. Noneho twakibaza tuti ikintu gishyashya murakiduha ryari? Ikintu gishyashya cyo rwose turakiba mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Murakoze cyane. Reka tugere mu mwanya w'utubazo. Murakoze cyane ndahari. Umwanya w'utubazo ntago biba ngombwa ko utekereza kabiri, kandi nta gisubizo na kimwe wemerewe gusimbuka. Rwose aho nabyo ni ibyo bimbamo cyane gusubiza vuba. Ngaho reka dutangire. Perezida w'igihugu cyacu yitwa nde? Paul Kagame. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti, ese amakuru y'Amavubi ugiyakurikirana? Cyane byafatwa. Niba rero yakurikirana, ikibazo kirabaza ngo ni ryari ikipe y'igihugu Amavubi iherukira mu gikombe cya Afrika? 2004. Amashyi menshi cyane kuri muzehe Simba ndiho. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti, ni iyihe filime iri kubigukorera? Woman King. Nice. Siko nanjye rero ndi kureba. Irimo kubica bigacika. Okay, good. Ikibazo cya kane naye kukubaza ni ese muri sinema y'Abanyarwanda, Nyafurika, cyangwa se ku rwego rw'isi, cyangwa se ku rwego mpuzamahanga, ni uwuhe mukinnyi uri kubigukorera? Buriya abakinnyi bo bakoresha yari igihe bahindagurika, ahubwo buriya nkunda gukunda filime cyane icyo umuntu yakoze uwo munsi. Isi irimo gutegura cyane. Okay. Bivuze ngo uyu munsi ushobora kubona filime nziza, ejo ugasanga haje indi filime nziza nayo irimo umukinnyi mwiza, gutyo kandi mushyashya. Okay. Tugana ku musozo, ni ibihe bintu bitatu wiyiziho ku buryo uvuga uti ibi bintu rwose mbyiziho neza cyane? Icyo nziho no akenshi nkunda kuvugisha ukuri. Yego, kimwe. Cya kabiri no gukoresha courage. Uri umuntu ugira umurava. Cya gatatu, nanga umuntu ntera amahane. Uri umuntu uvugisha ukuri, umuntu ugira umurava kandi ukunda umutekano, cyangwa se ukunda kubaho yisanzuye. Tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, ngira ngo warumaze kutubwira ibintu bitatu ukunda kandi nyine wiyiziho. Ngira ngo iyo umuntu agiye kukubaza icyo wanga n'undi uri kontreri y'icyo ngicyo ukunda. Tugana ku musozo rero, niki wabwira abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange,
n'abakunzi by'umwihariko ba Kagoma Empire. abakunzi bakomeza bakadushyigikira bagakunda sinema nyarwanda n'ubundi uko irimo byose ibyo bakwifuza babibona, kandi abafana ba Kagoma Empire bakora subscribe ubundi bagakomeza kuduteza imbaraga. Abakunzi ba Kagoma Empire bakore subscribe, like, share na comment kugira ngo badutere imbaraga zo kurushaho gukora ibyiza kuruta cyane rwose. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Okay, ngira ngo nanjye bashimire by'umwihariko uburyo twabanye muri iki kiganiro. Twari kumwe na Muzehe Simba ndiho cyangwa se Hatungimana Vedaste, the one and only, the owner of Kagoma Empire. Ciao ciao, ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.